ijuru muzi ko ritura mu kirere hejuru kwande hariya hejuru ni mu migabane gusa ni mu mibumbe iriya ni mu mibumbe buri kirere kiri hejuru y'ikindi uretse natwe mbanza turi ku mugabane wa gatatu niba nibeshye uyu mubumbe dutuye abavandimwe ndagira amabwira ngo niba ijuru ririho ijuru iryo tuzi ni iri juru transferi yatujyanayo badiyakoni mufashe rwose badiyakoni mufashe uwo mubasha mu kwibere kuko ni inshingano zabo iri juru tuvuga muhora muririmba ubundi wababaza Elizabeth Mariya Elizabeth bahe niba muri abanyamasengesho koko kuva mwavuka mwani dufashe ijuru risabute Mariya rije ijuru nini iri juru dukora amanywa n'ijoro turarira mu butayu ubundi turi umuryango wacu bahe ijuru ariko murabyumva ese tutarajya Imana y'isabute Imana isutera haleluya bakirisi Imana isabute nabarigira yego shwa ntabarigira kuko ngo undi saba byumva uyu ngo ntabarigira bivuga ko Imana yaturemye ishusho yayo yaturemye ishusho yayo yaturemye ishusho yayo sindatanga baro handi bwo komba n'utwite ijuru risabute Imana niki Imana ngirera Imana irera se ni umugani Imana irera ni irangi Imana ni umwuka kandi rwose ndigumeka Imana n'umwuka reka tugaruke Bibiliya ivuga iki haremwe umuntu haleluya mu ishusho yacu agira ati ase natwe mbere yo kurema k'umuntu ngo mu ijuru inama iragira ate iraterana yiga ku kuremwa kw'ikiremwa muntu haleluya ntabwo inama yigeze iterana haremwe impyisi oya mu kurema kw'impyisi nta muntu Imana yigeze igisha inama haleluya mu kurema kw'isabake nta muntu Imana yagishije inama oya niba musoma biramuzasome muzambwira mu kurema kw'intare nta muntu Imana yigeze igisha inama ariko ngo igeze ku kiremwa muntu habaho icyitonderwa haleluya iravuga ngo rero iki kiremwa kigomba kubanza gukorerwa inama kabine zose zigahaguruka inteko zose zigahaguruka haleluya bareba ku marangi yose baravuga ngo tugiye kureba umuntu mu ishusho yacu hanyuma narangiza agira ati ase natwe why not bishatse kuvuga ngo turi project y'Imana turi umushinga w'Imana wowe wicaye aha uri umushinga w'Imana wowe uri umushinga w'iki w'Imana icya kabiri maze kumenya ko turi umushinga w'Imana ndashaka kubwira wowe ubangamira mwene so urabangamira proje y'Imana wowe ubanye nabi n'umugabo wawe urabangamira proje y'Imana wowe ubanye nabi n'umugore wawe urabangamira proje y'Imana wowe ubanye nabi n'ababyeyi bawe urabangamira proje y'Imana kuko Imana ari twe iri muri twe igendera muri twe isa natwe birasobanura iki yemwe undi kiba bivuze ubu bishatse kuvuga ngo mfite amagufwa 208 Imana yambaye mu ishusho yayo ubwo nta kundi gushaka formula y'Imana ni wowe n'icyo amen sirasi formula y'Imana ni wowe mugabo ni wowe mwene so ni wowe mugore wa amagufwa dufite niyo formula y'Imana fata amaso ufite ni formula y'Imana amatwi yawe ni formula y'Imana iri rero kugira ngo tuzajya mu ijuru turukire rakada ijuru riraha ijuru riri hano kuri mugabane w'u Rwanda ijuru riri kuri mugabane uyu impamvu niwe dutegetswe kurikorera iki gihugu turimo nicyo dutegetswemo kuba abantu bajya mu ijuru bishatse ngo ririzenguruka kuri wowe nanjye uko bwije nuko bukeye waje impamvu
iyo ariyo nasiyonalite y'ijuru ni uko mwene muntu ubuzima bwiza bubonera inaha n'ubuzima bubi abubonera inaha. Murabona bishatse gusobanura ikintu. Ntabwo uyu munsi mu ijuru batubwira ko tuzarya ku byo kurya, tuzarya ku mata, tuzanywa ku mata adafunguye, ariko inaha dutegetswe kubanza kumenya ikitiriro n'igisa n'amata. Amata inka ziro zirakamwa hajya mu ijuru. Umuntu utariye yasenga neza ya uri Imana rero. Iyo uvugira Imana mu ntara akantu karimo bigenda neza, ariko iyo uvuga wizingazinga wapi usenga nabi ugahita ureba kwa Mugoboka ati Mugoboka afite ubugari mu nzu buriya yanyine tu. Ijuru riri inaha. Haleluya. Uyu munsi ubwami bw'ijuru tuvuga n'ubwami bwa kuzimu ntiburagaragara. Ni ubwami bubiri buri mu ibanga. Impamvu buri mu ibanga ndababwira, ntabwo Kristo yari yaza kwima ingoma. Muranyuma neza? Umunsi yaje kwima ingoma niwo Imana Data izicara ku ntebe ikavuga ngo abangaba ni raporo yanjye dokima zanjye. Shitani nawe ati burya ntiwubeshye n'aba n'abanje. Ubwo nicyo gihe ubwami buzagaragarira buri mugenzi wese amenye inzira anyuraho. Naho uyu munsi turi abakandida bari kwiyamamariza amatora yo kuzaba muri buriya bwami, ariko kandi ntituratorwa. Haleluya. Nibyo base muri gufashwa. Turi abakandida bari kwiyamamariza kuzajya muri buriya bwami, ariko ntituratorwa. Hari muri bivuga ngo nyura mu misozi no mu matanga no mu bikombe ngo hose niko harusha umutima. Buriya bavandimwe tukiri hano, umuntu uhora umbwira ko ahora mu mwuka ndamutinya. Uriya muntu ukubwira ngo ahora hanura ku wa mbere kugera ku wa gatanu, shyiraho akabazo gakomeye unakabyibushye. Uhanura ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane paka ku cyumweru. Watubeshye gute se? Icyambere uri ikirema muntu, ntabwo uri marayika. Urahanura, uve guhanura wambaye inda irya. Tujyane? Urahanura, nuva guhanura uramenya ko hari igikodesho kigutegereje. Wumvise neza? Urahanura, numara guhanura wibuke minerivare zaba. Ako murego neza? Urahanura, numara guhanura wibuke ko igipimo cya esanse cyazamutse. Warangiza ukatwese ikora ngora mu mwuka wo kwana. Nyura mu misozi no mu mataba. Yesu arangije arababwira ngo iby'Imana mubihereze Imana, ibya Kayizari mubihe Kayizari. Senga ku wa gatatu umenye ko ku wa kane, ku wa gatanu, ku wa gatandatu haragutegereje kugira ngo ukemure bezuwe z'uyu mubiri. Haleluya. Ntabwo Imana ikena abanyamasengesho b'injiji bahora ku kirago babyina, bahora basirimu ubudasiba. Iyi mikeka nibo bara kuyisabisha nayo izababuranya. Mwabona itavuga, ariko kuri uwo munsi izavuga. Muteganye ko ubu buzima dufite nitwe tugomba kububungabunga. Umunyamasengesho mwiza aba umusirimu imbere y'Imana, akaba ari umusirimu imbere y'abantu. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ari Kaperinawumu. Siko twavuze. Ngo bamaze kuzura mu nzu. Haleluya. Amen. Mumbabare mufasha. Ndikugira mbona mumwenyura mbaza muri buryo. Ngo bamaze kwinjira mu nzu, inzu barayigota. Buriya mu byumba ntibagezemo. Hari umuntu umwe wigeze ambwira ko pasitoro yari inshuti yanjye. Noneho arangije abandi bamujya mu matwi aramubwira ati Sironi rero aturi hano kumwitondera.
ati kuri uyu mubona nta dini agira, ati kuri uyu mubona, ati kuri uyu mubona, ati ni umukozi wa nini, ati ni inyenzi atazakubirandura. Pastor wanjye yajyaga ajya gutanga igaburo ryera, nkagenda nkamubwiririza, urwa twatubanye rwose. Bamaze kudutanya ahita ambwira ngo namaze kumenya ko nta cyangombwa cy'itorero ugira. Umva ijambo yambwiye, yarambwiye ngo nakwakiriye muri salo, sinigeze mwakira mu gikari. Agira ngo ambwiye ijambo rica umutima, ahubwo asanga ndi umushyitsi wa VIP. Mwabizi? Muri salo niho abashyitsi ba VIP bicara. Muri salo niho kafurate bakabamba ku gikuta. Umeja? Muri salo niho diva ziba zibi. Zijyana muri risi. Mwabizi? Muri salo niho haba hakubuye. Ndamubwira ngo impamvu wanakiriye muri salo nuko ndi uw'icyubahiro, ariko kandi ntego twenda kujya kumenya iyo myanda iri mu gikari. Yarazi ko aciye umutima, asanga yibeshye. Mpita mpamagara umushumba wanjye wa paruwasi, ndamubwira nivugana n'uyu mupasitoro. Bakivugana aramubwira ngo yatangiye ivugabutumwa ari umwana muto, arinze aba umugabo, ari umukozi mwiza w'Imana, anangira ubuhamya. Arangije aramubwira ngo abaye muri Kamonyi ku mpamvu z'ubuzima, ngo ariko aracyari umukristo wacu. Amen. Haleluya. Aracyari umukristo wacu. Aramubwira ngo ikindi, reka tukwereze icyangombwa cy'ubuhamya kuko ntabwo twamuguha. Ako kanya bambonye ijambo, ariko ndi umushyitsi wa VIP. Hanyuma ngo haza abantu bamenya amakuru ko Yesu yageze muri karitsiye, ngo bazenguruka bagezeyo bahetse umurwayi maze igihe kirekire mu ngobyi, ngo basanga inzu yuzuye n'imbuga yakubise, babona n'ahantu baramunyuza, ngo bigira inama yo gucikira. Haleluya. Bakinyerera mu cyamo. Bibiliya irasobanura iki? Aba bagabo bane ni amerekeza ane y'isi. Haleluya. Amerekeza ane y'isi bisobanuye iki? Agakiza kagomba kugwira mu majyaruguru y'isi n'amajyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba. Imbaraga z'Imana zigomba kwamamara. Nicyo byasobanuraga. Iriya ngobyi yari amasezerano ku bizera. Hanyuma uriya murwayi yari jyewe Sironi nawe dukeneye muganga we. Wabyumvise? Gukikira kwabo byari bisobanuye iki? Bari bagiye gushyira amavi hasi, babwira Imana ngo bantu mbabarire bwa bugome nagiraga, bantu mbabarire bwa bwibone bwanjye, bantu mbabarire kwa kubesha, bantu mbabarire ka kagambane. Bwo bamaze kwiyeza ubwabo. Haleluya. Igipimo cyo kwizera kirazamuka. Zamura kwizera ni kw'Imana ishaka. Wakimaze kuzamuka muri inzu, barongera basubira mu byasezeranijwe. Bibuka ko Imana yavuganaga nabo. Barongera bavuga ati nivuka Imana yarangamuye, yaramujije. Undi ati nanjye ndi umugabo nambaye impeta. Undi ati nanjye ndi umubyeyi mfite urubyaro. Haleluya. Undi ati ndi umukobwa narashatse. Ati bavuga ko nazashaka narashaka. Haleluya. Maze gushaka bakaba n'inguma narabyaye. Ati none iyo Mana yacu twagira yishe. Ariko Imana iravuga ngo baragenda barasakamura muri inzu, bazamuka imisozi bashaka Imana bundi busha. Ngo bamaze kurira inzu ari rwo rusengero, ari rwo rukanga rw'uyu mubiri. Uru rukanga rw'uyu mubiri ngo baringanira neza aho Yesu ahagaze, ngo bakuraho amategura, biyambura ibyabarushaga. Bamaze kwiyambura ibyabaremereraga, ngo bemerera umutima wabo gukinguka ijuru. Amen. Yesu atura muri bo, ngo akibitegereza araramye, ngo arababwira ngo mwabagabo mwe kwizera kwawe, uko kwizera mwazamwe, wa mugabo we kwizera kwawe ibyaha byawe urabibabarira. Amen. Kwizera Imana bituma tubabarirwa ibyaha. Kwizera Imana bituma dushingira. Kwizera Imana bituma turya.
kwizera Imana bituma twiga, kwizera Imana biduha akazi, kwizera Imana bituma turama, kwizera Imana nibyo bituma u Rwanda rwacu rugikomeye rukitwa u Rwanda. Reka babwire, ntabwo u Rwanda rukomeye nuko dufite imbunda nyinshi, no, ntabwo ari uko dufite abasirikari bo mu mazi bazi kurwana, jamais. Ntabwo ari uko dufite abasirikari b'ikirere bazi kurasa, ntabwo ari uko dufite abasirikari barwanira ku butaka, oya, nuko dufite Imana ibereye u Rwanda mazi. Tutayifite twakocinga zikaba mazi, tutayifite twarasana, ariko ko dufite Yesu we, haleluya, turi abasirikare beza. Nafashe ntabwo nzi ukuntu Imana igifasha, ariko njya mbitekereza. Ntabwo nzi ukuntu ifashwa ijana ku ijana, ariko njya mbitekereza. Iyo ibonye abagabo n'abagore bicaye gutya mwese mwumviwe, byanga bikunda ishobora kubitwenga, yarangiza ikavuga ngo uri Imana wabaye Imana. Nta kundi yakwiga, ariko izifashwa. Kubona barufite hazero bicaye, ubundi kwa Mugoboka tuba twicaye tubakurikiye. Hano hari iki? Ubushyuhe bwatwishe. Kuri Kabandara sha. Ubu hano twaba turi kubamarira. Hatabaye Imana. Nta n'inkoko numvishe babazi. Nta lupe. Nta babazi. Nta n'urukwavu. Ariko byonyine gusa. Barabatuwe rwose rwose Mwami wacu Yesu, twigishwa ijambo rye rizima mu mbaraga z'Umwuka. Ayiwe cyo dukomeze tugende dutsinde ibigeragezo, turwane intambara twizeye twihanganiye byose. Iyi Mana mwe muri gushaka muri abasivili, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda arayishaka amanywa nijoro. Iyi Mana twe turimo gushaka nk'abasivile, Perezida wa Amerika Joe Biden nonaha arayipfukama imbere kugira ngo mutabara batamumenaho bya bomba atomike. Uyu munsi murabona Vladimir Putin muri Russia, mu Burusiya, abantu bose bamugize igihangange, ariko nawe atinya gutigita no guhinda kwayo, ngo afite ngo za roca mizanyo nawe zakama, ariko ikintu kimwe nabo, haleluya, niba hari abakozi b'Imana ba mbere bariho, umukozi w'Imana wa mbere ni Perezida wa Repubulika. Waje ayoboye miliyoni zisaga 10 kandi ziyongera buri munsi. Uriya niwe mukozi w'Imana wa mbere mu bakozi b'Imana bari ku isi muri iki gihugu cy'u Rwanda, ndavuga isi y'u Rwanda. Uriya Imana ari uwa mbere n'iki? Niwe wa mbere ufite mu nshingano kugenga ikizwi kirema muntu kuri ubu butaka. Waje niwe muntu wa mbere Imana izabaza raporo y'intama yamuhaye kuragira we. Radibisi aba bishopu, abana b'abapasoro, aba bazaza nyuma. Waje umukozi w'Imana wa representare ga wa mbere ku butaka. Tujya tugira aba representare ga uwa mbere ni president. Murabyemera? Hanyuma impamvu icyo namaze kubisobanukirwaho cyane, ajya gufata inshingano zo kuyobora igihugu yafashe Bibiliya yera. Nta muperezida mwisi urahira adafashe
ufashe bibiliya bisobanuye ngo igihugu nyoboye ni icyawe Mana. Nubwo ndi perezida mfite abajana abagaragu mfite abayesikoti banyeskotinze ariko ni wowe mugaba mukuru. Haleluya. Tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, hamwe babarishize. Tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, hamwe babarishize. Tuzaba kuri ya ngoma. Imana ishimwe. Amen. Iyi Mana nasanze kuba guverineri ntabwo bihagije, kenera aga PS kandi wumva uko ivuga. Nabonye abameya, nabonye abaguverineri, nabonye abaminisitiri, nabonye abasirikare badafite Yesu nk'umwami n'umukiza, barangirije inshingano zabo muri gereza. Waje kuko batigeze bamenya bosi wabo. Nibyo muranyuma neza. Birashoboka ko umuntu yarenganywa, ariko kurenganywa ntibikuyeho kubabara. Uza kurenganywa azaza uri wo gushenguka, ariko kandi abazi Imana yabo Bibiliya yarabwiye ngo bazakomera. Nibamara gukomera bazakora iby'ubu siva kwa Mungu. Amen. Ese nibyo mu buzima bwanjye. Umbonye gutya wambarira mu biro bingahe nka veni sibiyoze ubuze mfite bingahe nka sengana ntabwo bigiye kurishana. Mfite ibiro 52. Ubwo mba nariye n'akazi, nariye neza nawe mbutse ni 52. Ubwo ariko kenshi ndahomba nkagira 52. Hari igihe binesanga byaragurutse kubera imihangayiko. Ndashaka kubwira wa muntu uvuga ko ahora mu mwuka mubaza aho atuye. Yego. Utuyesha. Ariko urahora mu mwuka n'akawunga iri hanze. Wowe urahora mu mwuka n'umuceri uzamuka buri munsi n'isabune yatunaniye. Ko muzi ko umunyu ari buhendutse, wo ntabwo bajya gutwakira raporo. Urajya mu mwuka, mama w'umwana ari kukwaka umunyu none imbere y'umukozi. Mwabonye umugabo wahashe kuntu yitwa umugabo? Ni papa Shema. Papa Queen. Papa Karari wahashe. Taha kabiri namvuye kumwigisha. Yewe na waje kumeza. None se batakubwira nabi wabikore. Imana tugarukeho iduhe password y'ubuzima. Iyi Mana dusenga ntabwo ari ikajwa, iravuga irakora. Twizeye ijambo rivuga ngo ni Imana ishobora byose. Kuba ari Imana ishobora byose bavandimwe, nimureke ko twere kwifata nk'ikigirwamana, tuyifate nk'Imana rwacu. Niturangiza tuyibwire ngo iby'indabyo turazi neza ko bishobora. Ariko Bibiliya irahindukira tubaza ngo udakorana